Reka twongeye kubashimira mwe mukomeje kubana natwe kuri Papa Tini Rwanda. Amazina yanjye nitwa Emile. Wogeze hano bwa mbere reka nongeye kuguha ikaze kandi wibuka ngo wikokana subscribe niba bwa mbere ugeze hano kugira ngo ukomeze kujya ubana natwe. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe twaba tufite indi tour y'inzu nshyashya igurishwa iri ahantu hazwi nka Kimironko hafi yo kwa Mushimire. Ni inzu nshyashya rero igizwe n'ibyumba 4, toilette 3, salon na salle à manger, ikagira n'igikoni kiza mu nzu ndetse no hanze. Tukagira na parking hano imodoka 3 zajyamo cyangwa se enye bitewe nuko wakoze parking yawe. Tukagira na jardin hariya ndetse ni jardin igenda hano mu nzira nkuko muraza kubibona kuri video. Ni inzira turi kugurisha miliyoni 120, ukabasha kuza tukavugana ino nzu tukayikugezaho. Watwandikira kuri nimero zacu urabona kuri screen cyangwa se kuri email yacu ni propertynrwanda@gmail.com. Reka noneho dukomeze tujyane turebe uko mimbere bimeze kuri video yacu. Nkuko tumaze kubibabwira rero ni inzu yacu iri ahantu Kimironko hafi yo kwa Mushimire, inzu nziza nshyashya turi kuyigurisha miliyoni 120. Inzu y'ibyumba 4, toilette 3, salle à manger, igikoni mu nzu ndetse na annex, tukagira n'ikigega. Ni inzu nziza rero nkuko muragenda mubona kuri video. Komeze kubana natwe kugira ngo ntimucike ukuntu inzu yacu tujye kwereka tour uko imeze. Uko nabetse aha rero dufite parking hano imodoka ni parking nini, imodoka 3 hano zajyamo 3 ko muri kubona ukuntu imbere hameze. Iyi ni inzira yinjiramo imbere. Iyi ni parking. Tukagira iyi garden, iyi jardin nziza nkuko mwagiye mubibona kuri video. Iyi ni inzu nziza, ni nziza cyane rero, quartier nziza wakishimira kugura. Reka tugende imbere mbereke uko imbere kwinjira imbere rero. Aha dufite balcon, urahabona ahantu heza kuri balcon hano nuko muri kwibona. Wicaye hano ugashyira intebe wumva akayaga no ko muri garden biba ari ibintu byiza cyane. Reka twinjire imbere mbereke muri salon ko hameze mu nzu. Ni inzu nziza, ngiyi salon yacu, salon nini, ni ahantu heza cyane nkuko muragenda mubibona kuri video. Iyo uvuye muri salon rero tuhita tuza hano tukinjira muri salle à manger nkuko muri kwibona. Salle à manger yacu ngiyi, iyi ni inzu nziza rwose. Tuza hano muri salle à manger ngiyi, aha naho gukarabira, aho na miroir. Iyi ni salle à manger. Tuvuye muri salle à manger rero tuhita dukomeza kaza hano mu gikoni. Igikoni cyiza kiri modern cy'utubati, igikoni cyiza kigezweho nkuko muri kwibona. Iki ni igikoni cyacu. Iyi ni inzu nziza cyane rero nshyashya Kimironko ahantu heza muri quartier nziza ahantu hazwi nko kwa Mushimire kuri miliyoni 120, ukaza tukavugana iyi nzu ukabasha kuyigura. Igikoni cyo mu nzu, ariko hanze hari ikindi gikoni nacyo nko ku bantu bakeneye gukoresha amakara. Reka nacyo nze ibereke hano. Iki ni igikoni cyo hanze ku bantu bakoresha amakara rimwe na rimwe. Iki gikoni cyo hanze. Salle à manger rero reka mbereke icyumba cya mbere, icyumba cy'abashyitsi, icyumba gifite dushe na toilette. Iki cyumba cya mbere nkuko mubibona, iki ni icyumba kinini. Iki cyumba ni kinini nkuko muri kwibona, kikagira dushe na toilette yacyo. Ngiyi iyi ni dushe na toilette y'iki cyumba nkuko muragenda mubibona kuri video. Na miroir hariya, dushe na toilette y'iki cyumba
nk'uko muri kubibona. Ni inzu nziza biragaragara ku maso nk'uko ubibona, inzu nziza igezweho. Reka dukomeze turebe ibindi byumba. Aha muri korodori tugiye kureba ibindi byumba bitatu bisigaye, ariko hano dufite ibyumba bibiri bisangiye dushe na tuwarete. Reka dutangirire kuri iki cyumba cya kabiri. Uko muri kubibona ni icyumba kinini. Iki cyumba hamwe n'iki ngiki cya gatatu, ubwo ni bibiri tubonye hano byegeranye, bisangiye dushe na tuwarete imwe, ariyo iyi ngiyi, bigasangira iyi dushe na tuwarete. Ubwo ni ibyumba bibiri bisangiye dushe na tuwarete. Inzu yacu kandi tubonye ko ifite ibyumba bine, tuwarete eshatu, salo na saramanje n'igikoni mu nzu no hanze, ndetse na anegisi. Iyi ni tuwarete rero ibi byumba bibiri byacu dufite hano bihuriraho, nk'uko mwagiye mubibona. Ni akaryango kajya hanze, ugahita hano uhita ujya mu gikari. Uwo muryango nujya mu gikari. Tuvuye aha rero tugiye kureba icyumba cya kane cyangwa se master bedroom uko bimeze. Master bedroom ubwo turaza hano, ejo hano twayigezemo. Hano turi muri master bedroom, icyumba kinini nacyo cyihariye, gifite dushe na tuwarete. Ubibona, iyi niyo master bedroom yacu, ikagira dressing room hano aho gushyira garderobe. Ni icyumba kinini cyihariye nk'uko muri kubibona. Iyi niyo master bedroom, ni icyumba kinini kigari nk'uko muri kugenda mubibona. Iyi master bedroom yacu rero ikagira dushe na tuwarete nayo ariyo y'iyi ngiyi. Iyi ni dushe na tuwarete ya master bedroom. Uri kubona ko ni dushe nziza nk'uko muri kugenda mubibona. Iyi dushe ni nziza cyane. Tujye hanze noneho mbereke mu gikari h'inzu uko hameze. Mu gikari hayo turebe uko mu gikari bimeze. Aha turi mu gikari nk'uko muri kugenda mubibona. Reka nze mbereke. Iyi ni tuwarete yo hanze y'umukozi. Aha niko hameze. Hano ni aho kwanika imyenda. Hano hantu ushobora kwanika imyenda, aha ngaha mu gikari h'inzu. Reka dukomeze turuhuke. Aha turi mu gikari, aya ni amazi. Iki nacyo bwe ni igikoni cyo hanze. Dukomeze. Iyi ni anegisi. Hano ubona iyi ni inzu y'umukozi nk'uko muri kubibona. Kiriya ni ikigega cy'amazi, mwabibonye. Ni inzu nziza rero nshyashya kuri $120,000. Ukaza ino nzu ukavugana natwe tukayiguha,
hano kuri Property in Rwanda. Nk'uko dukomeje kubibakora rero, dukomeje kubagezaho amazu meza agurishwa. Reka nongere kubwira umuntu ukijya hano bwa mbere wibuka na subscribe kugira ngo ukomeze kubana natwe muri gahunda dufite yo kubafasha mu kugura no kugurisha icyo bita imitungo itimukanwa cyangwa se kuri fixed asset hano mu Rwanda, by'umwihariko i Kigali ndetse no mu nkengero z'umujyi turahari. Abantu bashaka mu nkengero z'umujyi nabo ntimujye kure cyangwa se mwitegure, kuko naho tubafitiyeyo imitungo tufite yo gushyira ku isoko. Mu gihe mukomeje kubana natwe muzagenda mubibona. Reka rero nongeye kugushimira rero wakomeje kubana natwe, kandi gushimira kuko umwanya wawe, kandi uko kana subscribe ndetse like na share kuri video, ugakanda share kugira ngo n'abandi bantu batamenya Property in Rwanda babashe kwimenya, inshuti zawe. Kandi dushimira n'abantu bari ahantu hatandukanye, cyane cyane inshuti zacu ziri mu Bwongereza ndetse n'abantu bari no muri Canada, muri Amerika. N'abantu tumaze kubona benshi cyane badushyigikiye baduha courage, kandi turabashimira kuri courage mukomeje kuduha. Kandi n'abandi mwese dukomeje kubashimira uburyo mukomeje kubana natwe, kandi inama zanyu nazo ni ingenzi, kubera ko byose ni kubera mwebwe nimwe dukorera abandi. Reka nongeye kubashimira rero, njye mwari kumwe ni Emile. Ku yandi makuru arambuye watwandikira kuri email yacu kuri screen, ndetse na nimero turazishyiraho. Reka tubashimire, mwakoze cyane kubana natwe.